iteka nagendaga nemerewe n'ibyaha ntihagire kibasha kumara umubabaro iteka nagendaga nemerewe n'ibyaha ntihagire kibasha kumara umubabaro ndashima umusaraba ndashima yamba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu ndashima umusaraba ndashima yamba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Yesu ashimwe mwene data, ndagusuhuje mu izina rya Yesu. Wowe udahwema gukurikirana uyu muyoboro wa YouTube witwa Inshuti ya Bose TV. Uyu munsi naje kukwibutsa, tujya dukunda gushima abaduhaye inka, tugashima abadukamiye, tugashimira abatwambitse, tugashimira abatubyaye, tugashimira abaduhaye ibyo dutunze uyu munsi, tugashimira abatuvuje twa muganga wenda badutangiye ubwishyu twabuze ubwishyu, tugashimira abatwishyuriye amadeni, ariko tukibagirwa gushimira uwatugeza abo turi uyu munsi, tukibagirwa gushimira uwapfuye urupfu twari gupfa, tukibagirwa gushimira uwaduhaye agaciro dufite uyu munsi. Uyu munsi kuba twitwa twebwe ba none ni kubw'amaraso ya Yesu yapfuye akamena ku musaraba wa Golgotha agatanga kugira ngo twebwe tubone ubuzima. Tukibagirwa gushimira Yesu waduhaye kubaho. Ni ukuri tuba twarapfuye, kuko urupfu yapfuye nibwo tuba twarapfuye, ariko yaritanze areka icyubahiro yari afite aza mu isi apfa urupfu rw'agashinyaguro rwo ku musaraba, urwo nagombaga gupfa, urwo wagombaga gupfa, aremera ararupfa asiga icyubahiro yari afite. Ariko twebwe kumushimira tuvuge ngo Yesu ushimwa, no mu bandi tuvuge ngo Yesu nashimwe, tuvuge ngo Yesu niyamamare, tuvuge ngo Yesu nahabwe icyubahiro, nabyo bikatunanira. Tuvuge ngo buri munsi Yesu we turagushimiye kubera ko watugize abo turi bo, tuvuga ngo Yesu we turagushimiye kubera ko watubabariye ibyaha. Reba nawe ibyaha dukora buri munsi, ariko Yesu akabyirengagiza imbere ya se, agapfukama data akumva kuvuga kwe, kubera ko hari umuririmbyi wabitekereje neza, aravuga ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu umvugira, nta wundi utuvugira ni Yesu. Afite umumaro ukomeye imbere ya se, afite umumaro ukomeye imbere ya se, kubera ko atuvuganira buri munsi kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Natwe ducumura buri munsi, ariko tubabarirwa n'Imana Data kubw'amaraso ye. Imana yatekereza ikavuga ngo ya maraso umwana wanjye yamennye ntabwo yapfa ubusa, bityo ikaturebera mu ndorerwamo y'amaraso y'umwana wayo, ikatuzigama. Twari dukwiriye gupfa, twari dukwiriye gucibwa witeka, dukwiriye kumushimira. Niba tubyutse tukamushimira, tukavuga ngo Yesu warakoze, aho twicaye tukavuga ngo Yesu warakoze, turyamye mbere yuko turyama tukavuga ngo Yesu warakoze, tubyutse tukavuga ngo Yesu warakoze, ibihe byose ni Yesu warakoze. Haleluya. Umumpera icyubahiro yicaye, kubera ko yakoze ibikorwa by'indashyikirwa ku buzima bwacu, yaratuzigamye yo kabyara, n'ubundi aracyaturengera, n'ubundi aracyatuzigama. Dukwiriye kumushimira. Uyu muririmbyi aravuga ngo ndashimira umwami Yesu, ndashimira yamba nziza, ariko cyane cyane ndashimira umwami Yesu, yarakoze cyane ukabyara kutuzigama. Nicyo nakwibutsaga, urakoze cyane, Imana ikumpera umugisha. Wowe ubyibutse ko Yesu afite umumaro ukomeye kuri twe, wowe ubyibutse ko Yesu yaturinze, wowe ubyibutse ko Yesu yagupfira ku musaraba, urupfu wari gupfa akemera akarupfa, tukabona kubaho, tukabona ubuzima. Ni ukuri iminsi yose turacumura. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo turacumura ukatubabarira, tuva mu masezerano ukatubabarira, imbabazi ze nyinshi izo zituma tudashira, imbabazi ze nyinshi izo zituma tudashira. Haleluya. Imbabazi ze nyinshi rata,
zituma tutamarwaho. Imana ishimwe ku mbabazi duha buri munsi. Ndagushimiye wowe ubyumvise, ndagushimiye ukunda kubizirikana, udahwema kubizirikana. Ndagushimiye mwene data ubyumvise. Reka tumuhe icyubahiro, tuve mu mwami wanjye. Warakoze kutuzigama, warakoze kudupfira. Imana ikumvira umugisha. Amen.